Njye numva ko kugira ngo iki kibazo gikomeze gikure, Musoni yareba uko akoresha iriya mashini. Hari ikindi kibazo mwakagombye kudufasha gushakira umuti. Musaza w'uriya mugore wapfuye nawe atangiye kutubangamira. Ko mbona wowe usa n'usobanutse, wakwereka ahantu dukura amafaranga. Njye se sindi umukiriya ko ntarabona postinga nkuko bari bubapostinga. Gusa witwararike utahe kare. Gira ngo uze abakunzi ufite aho ngaho uko bameze. Tubahaye ikaze. Iyi ni episode ya 4 y'inkuru yitwa Isimbi cyangwa se igice cya 4. Gasirabo, umugabo wa Nyiraneza, mushiki wa Rukundo, yari yatangiye kwita ku bana be uko ashoboye. Umukuru muri bo yari umukobwa wari ufite imyaka 8. Uwo rero yitaga kuri murumuna we, akamwoza, se nawe akabamesera, wenda akaba yanabategurira amafunguro. Nubwo umugabo ntako atagiraga, icyuho cyo kuba urwo rugo nta mugore rurimo nticyaburaga. Y'abana babaga batarajya ku ishuri cyangwa batararyama, yabaga aganira nabo, wenda akumva nta runga afite. Ariko iyo babaga bagiye nko ku ishuri cyangwa bagiye kuryama nijoro, yamaraga umwanya utari muto atekereza ku mugore we wari umaze iminsi mike atabarutse. Yibukaga ukuntu yamwitagaho, akibuka uko yitaga ku bana babyaranye, akumva arushijeho kumukumbura. Yajyaga anatekereza niba azongera gushaka, kuko abanaga nanone kwita ku nshingano z'urugo ari wenyine bimugoye. Abashyize hamwe mu bibi nabo barongojwe imbere na Musoni, nabo kuva bamenya ko wari ushaka gukurikirana iby'uwo bari bivuganye, batangiye kumuganiraho. Bari bagizwe na perezida wa koperative, umubitsi ndetse n'umunyamabanga w'iyo koperative ari we Agnes. Bari mu nzu y'uwo muyobozi wa koperative yari iri ku gasantere bari kuganira. Uwo muyobozi rero yabwiye ko Musoni yabasabye kwiga ku cyakemura ikibazo cy'imashini bafite. Nuko abandi batangiye gutanga ibitekerezo ku cyo bumva cyakorwa. Umwe yarababwiye ati, njye numva ko kugira ngo iki kibazo gikomeze gikure, Musoni yareba uko akoresha iriya mashini. Nuko mugenzi we aramusubiza ati, erega wibuke ko n'ubundi ari byo nyiri kwizana yanze. Wovuga ko mu masezerano twagiranye hatarimo ko nigira ikibazo azayikoresha. Agnes yahise ababwira ati, nanjye numva rwose uriya mugabo akwiye kwemera akayikoresha, aho kugira ngo tugire imanza ebyiri, kuko buriya n'urupfu rwa Nyiraneza ni ikindi kibazo dushobora guhangana nacyo mu minsi iri imbere. Ubwo rero nituramuka duhanganye n'abanyamuryango bahora badusaba kuwazanye imashini yayikoresha cyangwa akadusubiza amafaranga yaguzwe, hakiyongeraho ikibazo cya Nyiraneza, ibyo ari byo byose kubikemura byombi bizatubera ingorabahizi. Umuyobozi w'iyo koperative nawe yahise ababwira ati, iki mashini cyo reka duhamagare Musoni twumve icyo abivugaho. Gusa nawe ntekereza ko akwiye kudufasha, kuko n'ubundi ibi yakoze si byo twe twavuganye, nubwo nyine ntaho twahera tubimwemeza. Twari twavuganye ko azatuzanira imashini nzima, wenda ikaba nto ariko byibura ikora. Ariko we yirebeye inyungu ze. Ubwo bahise bahamagara Musoni bamubwira ibyo barimo baganiraho ndetse n'icyo bumva yabafasha, maze abemerera ko azaboherereza uyikora, gusa abasaba kutazongera kumutura ibyo bibazo ngo kuko nawe bimaze kumutwara byinshi. Bari bashyizemo uburyo butuma buri wese wari uri aho yumva ibyo uwo mugabo yavugaga. Agnes yahise amubwira ati, nubwo mudusaba kutazongera kubitabaza, hari ikindi kibazo mwakagombye kudufasha gushakira umuti. Musaza w'uriya mugore wapfuye nawe atangiye kutubangamira. Rero niba hari icyo mwadufasha, mwabikora mu maguru mashya. Musoni yarababajije ati, ariko si uwo muntu wabateye ubwoba bigezaho ni muntu ki? Uzi ko wagira ngo atunze imbunda azakoresha turasa? Abandi bati, buriya iyo umuntu ibyo akora biterwa n'umujinya cyangwa agahinda, akenshi abakora nk'umwiyahuzi, kandi aba yakora uko ashoboye, icyo agamije agasiga kigezeho. Nuko Musoni arababwira ati, none se uwo musaza azabigera hate ko muzi neza ko ibyo twakoze twabikoze rwihishwa?
keretse niba rimwe muzivamo. Yungamo ati cyangwa niba mubona hari uburyo mwakoresha nawe mukamushyira ku ruhande mumbwire numve niba hari icyo nabafasha. Agnes yahise ababwira ati rwose mbasabe ntimwongere kumena amaraso ari yarahagije. Umuntu yakora ikindi ariko kumena amaraso y'umusore nk'uriya ni ukuri byaduhama. Abandi ariko bahita bamutwama bamusaba kujya aceceka mu gihe yumva ntacyo kuvuga gifite akamaro afite. Nuko umuyobozi w'iyo koperative arababwira ati ngiye ikibazo cy'ura musore mukinshinge ndaza kugikemura. Uwo barimo baganiraho nubwo kuko yararajwe ishinga no kumenyesha mushiki we ntiyari kuba iwabo ngo abure n'akarimo kandi akora. Rero yajyanye kuragira inka n'inshuti ye. Ubwo bari bavuyeyo iyo nshuti ye yamusabye ko baza kujya ku gasantere akamugurira akantu mu buryo bwo kumusura. Uwo wari ubimusabye yari umusore bakuranye kandi bigana mu mashuri abanza, gusa uwo musore aza kuyahagarika imburagihe yigira mu by'ubuhinzi n'ubworozi biciriritse, gusa amufataga nk'inshuti ye. Rukundo nawe ntabwo yigeze abyanga kuko nawe yabonaga ntacyo ari bo bakora iwabo. Yabonaga rwose kuzamenya uwishe mushiki we bigoye. Nubwo atari yarahagaritse burundu kumushaka ariko yabonaga atazazakomereza amushakisha. Ubwo bari bacyuye bajyanyiranye na Kongo umuyobozi w'iyo koperative kuko nawe yari atashye ndetse bagenda baganira kuri ayo matungo bari bashoreye. Rukundo ageze iwabo yarabasezeye yibutsa Claude ko bari bubonane mu kanya kari buze, undi nawe amubwira ko nta kibazo. Hari hamaze kuba nka saa 11 z'umugoroba. Claude yakomezanyije nawe umuyobozi wa koperative amubaza uko yabonye Rukundo. Umusore yamubwiye ko abona yabaye umusirimu utapfa kumenya ko ari we wiganye amashuri abanza, ko ariko akiri umwana mwiza nka mbere, akaba atirengagiza abo bakuranye nubwo batize amashuri nk'aye. Nuko Kongo abwira umusore ati ibyo nibyo wibwira, none utekereza ko kubona nka mugenzi we ko bakubona nk'umuntu uciriritse cyane. Claude amubwira ati niyo yabibona atyo ntacyo byaba bintwaye kuko ntacyo nteze kujya kumusaba. Ati icyo nzaburira mu byo ntunze sinzagihabwa nawe rwose. Kongo aramubwira ati abana buriya mugabo bakunda kugira amahirwe ariko nanga kubiyemera bakigira abantu bazi byose nk'Imana. Nuko Claude nawe aravuga ati cyakora icyo cyo nicyo. Mu kanya turagiye numva ukuntu yapinze ubu bworozi bwacu, havuga ko ngo waho korora inka nyinshi zidatanga umusaruro byarutwa no gutunga imwe ariko iwumuha. Nakwibuka ko nta n'inguru bagira, nkumva namusetse cyane. Kongo nawe yasavuga ati ahigira se yikuye he ko rukubona amapantaro ukaba wakeka ko ari umugabo. Sinya numva ko n'igishoro akoresha gihawe na mushiki we uyeje ubundi watashye. Ubu se nahomba noneho azagobokwa nandi. Claude amubwira ati none se umuntu utakwibonera n'igishoro ahera hapinga abandi. Kongo aramubwira ati ariko ubundi kuro ko mbona wowe usa n'usobanutse wakwereka ahantu dukura amafaranga undi atekagira inkuru. Hagati aho Rukundo nawe yageze iwabo abanza kwitera utuzi, ubundi yerekeza ku gasantere kubonana na ya nshuti ye. Ari mu nzira agenda yagiye kuri WhatsApp asanga hari abantu bamwandikiye barimo na Isimbi. Isimbi rero yamwandikiye amubaza amakuru, aho kumusubiza yise amuhamagara. Isimbi nawe kuko yari yageze iwabo abana n'ubundi umubyizi wapfuye yari yahise aruhuka. Icyo gihe rero yitabye uwo musore kuko nta bindi yari arimo, maze batangira kuganira. Rukundo abajije uwo mukobwa uko ameze, undi amubwira ko yageze iwabo ananiwe ko ariko yumva noneho ameze neza kuko yari akangutse. Namubaza uko ameze. Rukundo nawe yamushubije ko ameze neza, kacyuye inyana z'uwo yitaga muzehe. Isimbi amubwira ati ukwiye kujya uzitaho cyane kuko niho uzavana iyo uza ku mwana uzakunda. Undi ati ubuheze kandi. Isimbi amubwira ati ubu se muri bari ujya postinga abuzemo. Nuko Rukundo aramubwira ati bari n'abakiriya nta burimo. Maze Isimbi ahita amubaza ati Jesse sindi umukiriya ko ntarabona postinga nkuko bari buba postinga. Nuko Rukundo amubwira ko ahubwo ari ukwiye kubikora kuko ari we mukiriya we. Maze Isimbi amubwira ko niba ari uko bimeze agiye kujya amugurira maze nawe akajya mu postinga.
nuko Rukundo aramubwira ati wowe si ngombwa kuba umukiriya wanjye kugira ngo ngupostinge, kuko kuba uri inshuti yanjye byonyine byaba impamvu yo kukwereka inshuti zanjye nkabereka ko mfite inshuti nzima. Isimbi yashimiye umusore amubwira ko nawe anezezwa n'umutima mwiza ahorana, ati nkunda ukuntu uri cyane cyiza Ruku. Isimbi yahise anamubaza aho ari kugana kuko yumvaga ko ari kugenda, undi amubwira ko agiye gutemberera ku muhanda. Nuko Isimbi aramubwira ati nizere kuza gutaha kare Ruku. Rukundo yahise amubwira ati naba ntindayo nkora iki kudahari ngo urantinza tuganire. Nuko Isimbi aramubwira ati wenda ushobora no kuganira na bagenzi bawe, gusa witwararike utahe kare, gira ngo uze abakunzi ufite aho ngaho uko bameze. Rukundo amaze impungenge iyo nshuti ye amubwira ko aza kugerageza agataha kare. Yahise amusaba ko ahubwo baza kuganira avuyeyo ngo kuko hari uwagiye gusuhuza. Ubwo ariko Claude ya nshuti ya Rukundo we yari yagezeyo kare. Inshuti ye yahageze amubona ahita amurembuza amwerekeza mu kabari kari aho ku muhanda. Muri ako kabari habagamo n'icyokezo. Umusore rero yise yihina mu cyokezo asa n'ucira isiri mucoma, mbese ubona ko ashobora kuba yari yazokesheje kare, ikibazo kikaba ari abaryi baburaga. Ubwo umusore rero yasubiraga aho yarasize Rukundo, yasanze Rukundo yasohotse ari kuvugira kuri telefone. Ubwo ari ku mucoma we yari yazanye izo nyama, yazishyize no ku meza Claude yari yicayeho. Claude yahise afata ize atangira kuzirya, izindi azishyira ku isahane bari bazitwikirije. Izo nizo yari yageneye Rukundo inshuti ye. Rukundo akiri kuri telefone hari imodoka itwara amakara yahise iparika aho, ivamo abasore babiri bagenda bagana muri ako kabari. Umwe muri abo rero akinjira abonye inyama ziri ku isahane zisa n'izabuze abaryi, maze bashikujemo umushito atayo bari kwishyura ndayakuba kabiri. Claude agiye kujya kumubuza kuryaho, undi yamaze kumira intongo ya mbere. Rukundo nawe uwo barimo bavugana yasaga naho amubabaje. Yahise asubira aho yarasize inshuti ye Claude amwisiguraho ngo kuko agiye atanyo y'icupa yaragiye kumugurira. Claude nawe basaga naho kugira no kutagenda ntacyo bikivuze, yamubwiye ko nta kibazo kubwo bazasangira ubutaha. Rukundo akimara kuvaho, Claude yahise yandikira ubutumwa Kongo amubwira ko ibyo bari bapanze bidaciyemo. Muti bari bapanze iki? Naho ubutaha.